Jonathan mu irushanwa rya Mr Rwanda. Mu busanzwe Nshuti Jonathan ndi umuntu ucisha make, akenshi mba ndi calme, niko bindanga muri Mr Rwanda. Yo nanjye nabonye itangazo nyine kuri social media, nari mbitegereje kwa ntabwo nari nizeye ko Mr Rwanda yaza mu Rwanda. Narebaga mise ko bavuga uburinganire kubera iki mu Rwanda nta Mr Rwanda yari. Mbonye kuri social media itangazo rihari, nabanje kubura ahantu biyandikishiriza, nkajya ngenda ku social media nkashaka kureba abantu biyandikishije niba baririkanye amafoto yabo. Abantu sinzi ukuntu nagiye ku Gihe ya Kunyarwanda, mbona aho kwiyandikishiriza mpita niyandikisha, nanjye mpita nitabira irushanwa. Nshuti Jonathan ndi umwana w'imyaka 24, mu rugo turi abana 7, harimo n'Imanga. Mfite ababyeyi bombi, mvukira mu mujyi wa Gisenyi, gusa mba Nyakabanda. Nize secondaire, nize Burasirazuba Troncome za Kibungo. Superieur nize i Gisenyi ni Musanze, nize ikoranabuhanga computer networking. Kaminuza niga muri Unilag, naho niga IT. Abanyarwanda ikintu mbazaniye mvuze nko ku mushinga wanjye gatoya, ni uguteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ko akenshi narebye nubwo hari izindi company, ariko ntago abantu bose babizi, ntago Abanyarwanda benshi batembera ahantu nyaburanga mu gihugu cyacu. Kenshi tumenyeye kumva ko abazungu cyangwa abandi banyamahanga nibo tuzi ko basura u Rwanda cyane kurusha twaba rurimo, kandi natwe twaba rurimo ntago twese tuzi nyine ahantu nyaburanga mu gihugu cyacu. Rero ikintu nifuje ni kubishyiramo courage, nkabyamamaza, nkajya negura buri gihembwe dusura ahantu hamwe nyaburanga mu gihugu cyacu. Ukuntu njye babyakiriye rero, bamwe bavuga bababwiye, hari abababwiye ko ari bibi. Njye ntago, nta muntu wambwiye ko ari bibi. Ikintu cyanshimishije ni papa wanjye nyine, nagiyemo batabizi. Hashira iminsi atamvugisha nyine ngo abimbwireho, gusa mu rugo bari babyishimiye. Naho papa rimwe njya kumva arambajije, ese bimeze biti ibintu urimo? Nambwiye ibiki? Biriya bya Rudasumbwa. Aga bimeze neza. Nyine ambaza uburyo nabitekereje kujya muri Rudasumbwa. Mbwayo biriya bintu njye ntabwo nabitekerejeho cyane ngo bingore, kuko nari nsanzwe mbikunda. Arambwira courage, nishimiye ko wagize kiriya gitekerezo. Nyine niyo muntu nari nzi ko katazama courage, nyine bihita binshimisha kuba yarampaye courage. Ikintu nkunda njye mu buzima bwanjye busanzwe, nkunda muziki, R&B na Afrobeat. Nakunda no gusohoka ariko hanze ya Kigali. Icyiciro gikurikiyeho rero, ukuntu nyiteguye umushinga wanda ufite. Ahubwo ikintu ngiye gutegura neza ni ukwandika neza, kugira nzawusobanure nta gihunga, nkawusobanura neza.
abantu bankurikiye harimo inshuti zanjye nyinshi n'abandi nari nzi nabo twahuye gutyo. Ikintu nababwira ni ukunshyigikira bakantera courage, n'igihe cyo gutora bakazantora no kuri ku mbuga nkoranyambaga bakamfollowinga amazina ni Nshuti Jonathan.